Ndi Papa Sava. Surize Maria Mariko na Marita hariya hateye ikawa n'inturusu mu cyaro hari mu kwacyo batajya baraza Ababirigi bakata peyizana ariko amagara niyo mu Yohana mwana w'iwacu Yohana mwana w'iwacu Yohana mwana w'iwacu nzaba nyirangije mwana w'iwacu Yohana iwacu Yohana nzavugamo ibipimo by'amakawa nzaba nkurikijeho ukureba uko nashyira noneho nzajya ncuranga amazina y'inka noneho muri gitari kuko ubise mu muziki abantu bahita babyumva noneho amazina y'inka zina y'inka sasa ariko abagabo barandika ariko umuntu ujya mu bukwe akabivanga akarocanga akavangamo n'ayimbwa n'iki ntango mu bukwe yajyanye y'amahigi aba yabuze ibyo atora mu mutwe umuntu akandika igitabo amazina y'inka igitabo cya mbere akandika amazina y'inka igitabo cya kabiri yewe abubu ukananirwa no gutoramo ibango ngo urihamye kabisa nde kukiyese ashaka kubihuza gatrebe akaganda kanzendere akaganda senda bihuza nera kandebe uko bimeze inka ya nkusi si biransa kugenda ndeba imigemo uko ipanze ariko inka y'Inyanza Kanombe Rajamura yewe Seminega Rukinga imanzi y'uruti rw'urubibi ya rubimburira miniho n'imbizi yo mu rubumbi irangamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bayibwirwa n'urwamo rw'amakomba ya Ruganzu katwumva inyambo z'iwacu yewe inyambo z'iwacu yewe inyambo iyo ni Seminega Rukinga n'imanzi y'uruti rw'urubibi ya rubangurira miniho n'imbizi yo mu rubumba inyambo y'iwacu Dorakwirangamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bayibwirwa n'urwamo rw'amakombe ya Ruganzu iyo nyambo y'iwacu
n'abashakaga gushenguruka barama babiriraho n'uwasazaraga arahora n'ababo bombi inkuba zasa nawe wasigaye mu biraro barangamira iyo zituruka bazitegera ku mugendo inyambo ziwa inyambo ziwacu bambonye barakorana batetwara akanyamigogo bacuranga mu kagandi waricura inkumbi iteka twazanywe no kuyikeza abenshi n'abimuye mu nkarwo kunda bano yewe inyambo ziwacu nikurikiranya na runihuro zigeze imbere ntabaririza muyirore muri bagira ibyirutsari rusumba mitwe bati inkubi zibimburira umugabo akizereka inzira bati tubwira turuhuke impaka z'abanyabihogo niyo nirwaga mu bicu nyirazo ngiyo nirwabungo mama sava ku mwuka ntahora uzi mesera ya matiriningi nimugoroba ntangire siporo nongere ngarure igihaha vuga imikarago uzigeze imbere ntabaririza muyirore muri bagira iby'urutsari rusumba mitwe bati inkubizi bimburira umugabo akizereka inzira inyambo yewe inyambo bati inkubi zibimburira umugabo akizereka inzira yitubwire turuhuke impaka z'abanyabihogo ninirwaga mu bicu nyirazo ngiye kuri rwabunga mwigira imbere murebe iyo urugamba ruremeyeho inyambo yawe inyambo bati tubwire rumara caburushe kandi urampunzi yatuzamurire tuyirebe iyo amahembe azaherezo n'amahembe aracyatema ikirere ku mubiri gasa n'ikirezi igumiye abo mu kirega nyampeta ya rwakibibiyo batisa na rwabugira umubiri niyo niyanogereje inzobe bahoze baririmba yarasambutse amashyo yose yatambutse ariko mu masava ntabwo ari we mbwira ni mesera y'amatiriningi ngire nimugoroba nkore siporo nk'uko urimo urambana muke ndagenda njye kuyamesa so wicara gukora icyo wagiye kuyamesa ute mpenuke mu byo ndimo aha ngaha ngo ngiye kumesa amapantaro ubu cyari ikindi kintu uri gukora aho ngaho ubu si ibimimba nta kamaro bifite nk'abagabo mukennye mupfa iki no kwiyenza ntabwo wahaguruka ukajya gushaka amapantaro yawe ukayafura siko wagira ngo ntutekereze ubu urabona nicaye hano ibyo ndimo ntabwo ari akazi kugufurira amapantaro ugende yafure cyangwa ubyimurire muri siporo ese ubundi izo siporo harayi kujyamo noneho ni gatike ko se wavaga uvuga ngo bagoye bayero noneho uranywa iki cya cyayi cy'amatura agikurahe uhora kubyuka ujya gushaka amafaranga inanshuro akubwa amafaranga no kugenda mu nzira bagatoragura cyangwa umuntu arateganya akazi none se n'ukwicara aho ngaho akagusanga hanyuma si binkora ntacyo byamara niba tugeze mu gihe umuntu atarimo kubona ibiraka ntabwo ibiraka bizaza basava birakureba abapana ugenda yafure cyangwa ubyihorere ariko ubwo mba nkubonye ngenda ngutoboje ijisho ugahinguka mu bitugu shyira akandi karimo k'amaboko wamfashije kuvaho bwakereye ese ubwo niba uri kuvugira mu matama aho uyemye kuri utwo twanda tubiri hari utabikora ibyo ngibyo kutabikoze se kutabikoze noneho witukagure ku mirimo y'amaboko rero uzamenya yuko umutungo bwite mu by'ubwenge uramba gusa ibintu nari ndimo gusoma ntabwo ari ibya Alexis Kagame waba uzigiye atabanza umenya se bimbwiye iki ibyo babishyira ku isahane bakabirya utari nagize cyane da ariko iranduye cyamaye nka data
dore ko Imana irakora imirimo rero. Yesu we, Yesu do Nazareti do Nairobi do mama sava, mama sa, maniraguye. Amadolari nayibagiriwemo ryarira dolari 90 nayaryari. Ako mafaranga umuntu nawe aba atamenyereye. Kugira ngo ni nayo kubwaruzagabira none se. Nayibutse ni handi baduhembye twagiye gukina mu byo kwita ingagi. Iyo baduhembye nayo baduhembye noneho nkura hamwe hasigara aya. Yewe ariko mu kwiheba iyo umuntu ageza aya yose harya uzaho bavunjisha. Yego ndasi hano hifase kuri kaburimbo. Kuri ya forex bira ariko yo hirya kwa wa musaza w'umusiramu. Niho badahenda. None se wakwitunganyije ukajya kuyangira. Amana yanjye nditunganye iki se usintunganye n'ugushyiramo dukweto gusa da. Yandukira turebe. Reba nuko ikibana ndasa neza. N'ugushyiramo dukweto gusa no kurambika iki gitenge. Ahita ngenda. Okay. Hari icyo mbaye se? Ugira vuba. Unzanire n'agapapuro. Reka nze mbanguke. Ugira vuba. Amana yanjye Imana igira neza. Bangukaye. Sabune yo kwitakora. Asa ntaho miharira. Oma ndayigura aho ngaho hepfo. Akazungu. Amana yanjye mugabo mwiza Imana igira neza. Ubukene twari dufite. Akirakoresha kanga ko wandike hano. Kandi ikindi ubyo wibuka kugenda utayahinnye. Nago nyahina. Use nayahina. Sinsa neza se. Ndasa neza pe. Ni 90. Ngira ngo hari ngo 50 bayagira bayavunja ariko barakubwira uriya musiramu ntago ajya agira ntago yiba afataho make. Noneho numara kuvunjisha ukuremo 84 84 ubyoherereza uyu Silas Mudahemuka kuri iyi nimero. 84? Nese aya ngaya aravamo ngahe? Shaka kuvamo 90 ariko kubera ko hari aya 20 ashaka kutageraho. Ahubwo ni havamo 90 umwoherereze 88 na 500 hanyuma wowe ufate akamoto ni havamo noneho 85 wowe umwoherereze 84 yari yandembeje Imana ntabaye ngira ngo hari bari gucya njyana mu aya mafaranga yose tubonye nibazo twari dufite tugiye kwita tuyatanga. Ese Silas Mudahemuka uyobewe yuko yatugurije. Nese yatugurije bite iyo utabona bari kumwishyura hako pasava ntukanje umwana. Ndayabonye. Nese kuki nta mwishyura ibirayi hariya birahari, umuceri urahari, ibishyimbo birahari, amavuta arahari. Kuki nta mwishyura se kandi nyabonye? Kandi nafite ikibazo gikomeye akira. Hako pasava njye kuvunjisha amafaranga yose nyasigaye ari ngo nsagura amafaranga ya moto. Akirigireyo. Oti? Akirigireyo. Urakomeje? Hakomeza so ibi nibi cyuri kumpereza. Ubu numvaga nibura umuntu ari burarira gasosi none ngo ninyafata ngo unyohereze ngo Kudahemuka sibyo nibiki.
aka nibura umuntu ari burarira agasosi. Ese ubu uyu mutunaro wose ukugushebeka ibyishimo bimeze nk'umuriro w'amashara nuko wari ubonye utu dufaranga ngaho subira genda usubire kubashyamo